Sally, welcome again to my YouTube channel. So in today's video tugiye gukora chapati. Chapati ni cyane ni ikintu muri East Africa cyangwa ni ikiribwa muri East Africa abantu benshi bamenyereye, ariko mu Rwanda abantu benshi bakaba bakunze kuyikoresha for breakfast as snack, but today ngiye kukwereka uburyo ushobora gutegura chapati nziza ushobora gufata kuri dine cyangwa bayikoresheje even mu gitondo kuri breakfast or as a snack. So mozero mugumane nanjye as I'm going to teach you how to make chapati ukoresheje ibintu bikeya bishoboka. Ibintu rero turi bukenere, ndi bukenere ifarini, amavuta, umunyu ndetse n'amazi y'akazuyazi. Ibyo ni ibintu tugiye gukora. Mu kantu uri bukoreshe rero uri bushyiramo ifarini ihagije. Njye nimukajya mumbaza ngo ibikombe bigahe ngo ibiyiko bigahe, rwose ngewe nteka bijyanye nuko umutima wanjye ubyifuza, nuko numva nyine ngewe uko mbitekereje. Ese iki kintu cyaryoha ku ruhe rugero nkoresheje ibi bipimo? Si ngombwa rwose ngo gikoreshe ibiyiko ngo ibiki, icyo gihe ntabwo ubuzi guteka. So nahise nshyiramo n'umunyu, nshyiramo n'amavuta. Muri izi capati rero ntabwo nagize nshyiramo isukari. Iyo ushatse ushyiramo n'isukari. Muri kubona ko capati ngiye kubereka ni capati zoroshye kandi umuntu wese yakoresha, nta misemburo, nta baking powder, ntaki. Nguko mbigenjeje, uzabigerageze rwose bizavamo neza kandi zaziryoshye. So nahise ntangira rero guponda. Nababwiye ko umupondesha y'amazi ashyushye ukagenda wongeramo gake gake ugaponda, wongeramo amazi gake gake ugaponda. Hano rero igipondo cyanjye nahise nshyiramo amavuta, nongeremo andi mavuta makeya ndagiponda, hanyuma uko nguko ndi kubigenza. Impamvu umuntu nongeremo gutya amavuta kugira ngo igipondo murabona ko ntabwo gifashe, ntabwo ari cya gipondo cy'ikibuye cy'ikigira. Igipondo cyawe cya capati kigomba kuba cyoroshye. Nugikomeza cyane uzajya kuzisukuma cyangwa kuroringa usange biranze. Kandi ko igipondo cyawe gikomeye rero kiba kigomba kuba cyoroshye. Niyo mpamvu nashyizeho utuvuta kugira ngo kibashe kumvaho no kugira ikintu komeze nyine koroha. Ntangije rero ngaho nari maze guponda igipondo kubera ko nta musemburo cyangwa baking powder. Ntabwo turi butegereze ko kibyimba cyangwa iki. Ngiye kugitereka iminota 30 n'ubundi nta mpinduka urasanga kitabyimbye, urasanga nyine kimeze gutya. So ndapfundikisha kaka essuie-vaisselle, ninangiza ntegereze iminota 30. Rero iminota 30 yari ishize ngarutse. Nuko nguko cyari kimeze n'ubundi kino kirago turi buvuge ngo cyabyimbye ngo cyageze ute, nta kubyimba cyangwa nuko nguko kiraba kimeze nyine. None tugiye kugeze muri cya gice cyiza aho tugiye gukata ndetse no gusukuma ndetse no gukora za maji nyine ku buryo capati yacu iza yoroshye kandi ifite layers. Layers niko kundi nyine urya capati kuraho ko hejuru ugasanga munsi harimo indi layer gutyo. Izo nizo capati rero tugiye gukora. Ngiye kugenda nkatamo utubore, ngiye gukatamo utubore tungahera dutandatu. Ngiye gukora capati ubwo ngubwo 6 ya farini. Ndi gukora mu capati 6. Yego, ku bantu rero bafite business, ku bantu uzajya ugerageza ukoresha ubu buryo. Umva iyi capati abantu benshi barayikunda. Capati urya igashwanyagurika ukabona nyine ntabwo ari nk'urukwi, ntabwo kigize. Hano rero nari ndimo ndazingamo twatubona nakuyemo dutandatu, bivuze ko turi bukuremo capati. Aho maji rero zibera nahangaha kugira ngo ugire ya layers, kugira ngo ugire ute na ruzingi. So niba ugeze hano video please ukaba utarakora subscribe, please subscribe, hanyuma ujye ubana nanjye kandi mujye muri comment mumbwire twifuza yuko utazadukorera iki, utazagira ute. Ndano ku bwanyu kandi mukore subscribe. Murabona agakonti kanjye ni gatoya, that's why nkora video ukubona nyine ntabwo angles nyine nzi capturing neza because my kitchen is too small. Ni cy'umuntu umwe nako muri ghetto, that's why. So iyo umaze kugagira gutya rero usigaho amavuta.
ntabwo turi noneho wamara gusigaho amavuta ukongera ukazinga gutyo ndi kubikora. Ukongera ukazinga gutyo wangiza ubu zose ngiye kongera ngende nzigira gutya nsiga amavuta. Amavuta rero niyo adufasha kuzana ya layers chapati bifite ego. Kuko chapati nyine uyirya ukumva akomeza ushishiraho ko hejuru ugakomeza abantu babizi barabizi. So izi chapati rero nari ngiye kuzifata for dinner, niyo mpamvu ntegeze nshyiramo isukari cyangwa ikindi zikoze nyine nka chapati zo kurisha ibiryo kuko nari buzirishe ibishyimbo birimo dodo. Nimba mushaka no kureba ukuntu bakora ibyo bishyimbo mubimbwire nibigeze hano video, kandi ijye muri comment mbwire ikintu ukunda kurya. Jya muri comment mbwire ikintu ukunda kurya kugira ngo umenye ko turi kumwe koko 5 kuri 5. So rero chapati zose hano nari maze kuzisiga amavuta kwa kundi nabiberetse, hanyuma ngo ngiye gusukuma. Gusukuma bya bindi bitugora benshi ugasanga chapati yabizanye amatwi arigite. So nuko nguko rero ngiye gusukuma rero ugenda usukuma nyine gutyo gake gake uhindura kugira chapati yawe itazana amatwi. Nubikora ukazajya ugira uruhande rumwe rero za chapati yawe ifite amatwi ntikazamuna amatwi rwose. So aho ngaho rero nasukumye ndasukuma. So chapati rero muri ahantu nkunda kuzibona cyane bakunda kuzikora gutya abanyakenya n'abatanzania, especially abanyakenya ni bakunda gukora izi chapati. Muri Tanzania bakunda zimwe z'amazi ageso umva. Iyo ushaka harabonemo n'abanashyiramo turmeric umubwire muri comment utatuzakore n'irimo turmeric rwose irimo igihaza. We are here to learn. We are here to learn and try new things, okay? Hano rero nahise nyishyira ku ipanu nta mavuta ari. Warangiza ukareka ikabanza hamera nkaho uri kubona ko yahindutse iri kugenda ihinduka, ukayihindura n'urundi ruhande. Noneho rwa ruhande rwari ruri hasi ubwo ruraba rugiye hejuru, nabwo ukareka ruriya rukabanza rukamera nkaho narwo rugize, hanyuma ukahita usigaho amavuta. Nibwo ujya washyiramo amavuta, ngiye ariko nyasiga ntabwo nyasukamo kuri rwa ruhande rwo hejuru. Noneho urwo hasi nabwo rwamara kumuka kwa kundi mfata uruhande rwari hejuru mpita nyihindura gutya. Muri kubona ariko ku chapati yanjye iri kwirabyiba za layers nyine kariya amavuta tuba twasizeho atuma ifarini igenda izanamo utuleya hifatane ngo yigire ikagenda ikuramo layers kwa kundi tuba twagiye tuyasigamo. So chapati rero ntihindura rwa ruhande nasize amavuta rukajya hasi, na rwa rundi rwari hasi narwo nkarusigaho amavuta nkongera nabwo nkaruhindura. Uko nguko niko bateka chapati. Hano nahise ntangira kugenda nziteka ari ebyiri ko nibwo binyorohera, nibwo byihuta, kandi nibwo buryo nyine chapati ishya neza. Buri gihe uteka chapati ebyiri zishya neza cyane ugereranyije no kurira guteka imwe. So ufata ebyiri gutyo n'ubundi ugakora biriya nta mavuta, ukagenda nyine uhindura. Ndahita mpindura rwa ruhande rwari hasi rujye hejuru. Murabibona bunguko. Narangiza ngategereza ko itandukana n'ubundi ubwahita yitandukanye ko chapati zari ebyiri ntabwo ziri bufatane, ziri bugitandukanye. Ku bantu bazi ko ari impapuro z'isambusa cyangwa iki barabizi. Noneho nkahita mfata cya gice cyarebanaga n'ikindi nkakirebesha hejuru, ubwo ndahita mpindura nacyo kijye hasi. Rero cya kinini nabwo kirahita kireba hejuru nuko nguko. Noneho hose namara kuzisitiminga gutya nkahita nsiga nyine namaze kuzitiminga impande zose, ndahita nsigaho n'ubundi amavuta n'ubundi nkako kunene nabigenjeje kuri chapati ya mbere. N'ubundi nkomeze bisanzwe icyo nzanya nkora, nzanya ngenda mfata rwa ruhande rwari hasi ndushyire hejuru impite mpindura gutyo
nuko nguko rwose ujye ugerageza uteke capati ebyiri uzabona itandukaniro. Ikindi kintu rero abanyarwanda cyangwa ngewe ndavuga abanyarwanda kuko ni mu mbana nabo, dukunda kuvuga ngo capati cyangwa ibintu by'ifarini tubifata mu gitondo kuri breakfast. Oya rwose bigomba guhinduka, ukajya ubifata nk'ibiryo bisanzwe, ukaba warya capati n'ibishyimbo, ukaba warya capati n'inyama, ni ibiryo bisanzwe nk'uko urya umuceri, nk'uko urya ufite na capati ugomba kuyitegura komuteri nk'uko urya ubugari, nk'uko urya iki. Ni ibiryo bisanzwe, ibyo bintu tugomba kubyiga pe. Semazi n'umugati, buri umugati nawe nubwo twebwe tuwufata nk'akantu gatoya kagize ariko ufite karori nyinshi, buriya nawo tugomba kuwigaho uburyo tuwukonsoma. Iyo capati zihiye rero zose zimaze gushya impande zose, uhita uzarura ukazishyira ku ruhande. Nari nsigaje capati ebyiri rero nazo nahise nzishyira hano. Capati rero zanjye rero zari zihiye, nuko nguko zahiye zimeze, murabibona. Murabona ko capati ziri soft, ziroroshye, ntabwo ari ya capati uteruka ukagira ngo ni uruki kimeze ku buryo umuntu yakigukubita pe kikakumena umutwe. Bivuga ko nkuremo iyi ngiyi hagati mbereke, murayibona. Ngiye kuyihina, urayibona ndayikunje gutya kandi irongeye ivuye keretse mu bundi ni gutya capati igomba kuba imeze. Hanyuma reka mbereke za layers rero, nuko nguko capati yacu ibimeze, ifite ama layers, ibimeze neza, isa neza, ihumura neza. So niba ukogeza na video rero kora subscribe, ujye ubana nanjye mu biganiro by'ubutaha. Bye.